uvuze rako kantu ko gutereta mtanibuka harimo umukobwa wifitiye ubumuga ariko akorera imbere cyane nta bunebwe yabaga afite yo yagukundaga araza gakakubwira ati njyewe buriya nari ngiye kukuvuga ati njyewe buriya naragukunze nyine ari sharp yikunda avuga ati gute se nakunze umuntu nabimubwira nabyo rero bibaho turanatereta wowe turatereta naho agera ku ruguru yo mu rugo nyine ntarava mu rugo ndambwira oke ndaje nyine urumva namutindije mu modoka gato abasohotse mu modoka yari yazanye n'umushuti wiwe reka rero basohoke mu modoka bavuga ati reka tube twihagarariye hanze twumva akayaga bahagarara ruguru yo mu rugo noneho navuye mu rugo nambaye ipantaro itamfashe nambaye na kamambiri noneho buriya umuntu wambara isimburangingo uko agenda yambaye inkweto ifunze ntago ari uko agenda nk'uko yaba yambaye inkweto za kamambiri iyo yambaye kamambiri nyine birapika cyane. Uyu ni Miss Tessy wanyu mwebwe umva naje nagarutse shimira umuntu wese wakoze subscribe comment zanyu nagenzi bona bavuze ngo nagumugaye ngo biri hehe ngo bikugarukira hehe umva si mayizahabu kuki mubabala si mayizahabu iyi niyo zahabu yanjye burese ndaza kuyibereka nimumbone gutya njyewe nanjye kuvuga ngo nimumbone gutya njyewe nari mfite amaguru meza kako ndi umukecuru avuga ngo njyewe nimumbone gutya ngo nari mwiza kera nanjye rero nimumbone gutya rero nari mfite amaguru meza. People guys nabasuhuje mwese nanabashimira by the way ko nabonye subscribe zariyongereye n'amakomenti nagiye nyabona mwarakoze today rero noneho naje hari ibibazo nagiye mbona harimo noneho n'abantu bahitaga bamamagara mbese noneho ngo nje kubaha story mfite sama story mezi no mfite umunwa wandenze ari abantu bo mu rugo bari kubinsereza bavuga ati ariko pazi kunuzi nyine dusama ama story ya kera ntariyakira nigeze nkikora accident nayikoze 2009 nari umwana mutoya nyine hanyuma nyine ndira ukuguru kwanjye bla bla nzagenda gute nzongera kugenda society zamfata gute mu rugo bahita babanyanga ese nzongera kwiga uri kumva byari ibibazo byinshi mu mutima wanjye mu bwonko bwanjye ariko ngira amahirwe ngira mama w'inshuti yanjye mwiza akomeza rero wanganiriza nyereka mbwira ko rajya kwiga mbara ijipo mu gihe nyine kugira ngo bitazangira ingaruka zo kugira isoni ku ishuri nkambara ijipo ambara amakabutura ujye muri siporo kumva anoza ibyo rero birangira rero mbyakiriye ubwo rero abantu babonye ikiganiro cya mbere bahise bamuga ati pana yanjye ati niwe wiyakiriye ati turakwibuka rero bigira igihe ntago rero umuntu utariyakira wamublaminga igihe cye kiba kitaragera cyase abatarabona amahirwe yo kubona umuntu umuganiriza nyine umuha kwiyakira kwa agandi karero ributse ndahise nibuka hari abantu bavuga nyine ese murakundana bla bla ese umuntu ucitswe mana nyine ukumva nibyo byindi impamvu nabwiye ko ino channel ariyo kubabwira life yacu mundi tuba tubayeho rero ugasanga nk'umuntu ari kwibaza ese we buriya mukobwa acitse ukuguru se buriya agira sheri tugira abasheri turateretwa tugakatira ukanatereta twebwe tugatereta yego abahungu bagatereta ariko hari n'abakobwa batereta aho kuvuza akantu ko gutereta yewe ari umwana yewe niga tronkome nizi gatagara mu kigo cy'abafite ubumuga none nibwo nari mpagera nabwo nyine ntariyakira niyakire ngezeyo kwa nyine mbonye harimo abantu bafite ubumuga burenze nyine bafite ubumuga bwo mu mutwe
ni nyine ubumuga bwo mu mutwe bwo burarenze rero mpageze haba harimo nyine bose baba bafite ubumuga usanga nk'abadafite ubumuga ari nk'abangaye kandi biga bataha uvuze rero ako kantu ko gutereta mpitanibuka harimo umukobwa wifitiye ubumuga ariko akorera imbere cyane nta bunebwe yabaga afite yo yagukundaga araza akakubwira ati njyewe buriya nari ngiye kukuvuga ati njyewe buriya naragukunze nyine ari shapu yikunda avuga ati gute se nakunze umuntu nabimubwira nabyo rero bibaho turanatereta wowe turatereta noneho ibibazo rero byinshi mujye mutwibaza ko tugiye kujya tubibasubiza tugiye nyine ntago ari ukubibasubiza mushobora kuvuga ngo wenda ntago ari ukwiyakira ntago nyine ngo oya impamvu tushaka kubiganiraho kugira ngo abantu batabyumva babisobanukirwe ni ukugira nyine dukomeze tuzamure inuzi yacu kugira ngo tumenye ko kumugara bidakuraho uburenganzira bwa muntu budakuraho ubumuntu bw'umuntu rero mujye mukurikirana ibi biganiro tuzatubana buri munsi noneho ngiye kubaha story mbaye story hari ikintu kigeze kubaho nababwiye ko ngewe mu kiganiro cyashize nababwiye yuko nyine ntago ngeye abantu benshi nambaye nk'ipantaro cyangwa se ikanzu ndende ntago bajya bapfa kubibona noneho rimwe nari ndi kumwe n'umushuti wanjye icyo gihe nta kazi nari mfite twari turi gushaka akazi ngiye duhura n'umuntu arankunda ariko yari umuntu wo muri famiye y'uwo mushuti wanjye ambwira turiya mukobwa anje amuha nimero yanjye arambamagara bite ni byiza ati sugira ufite akazi ambwira we yandi gushakisha akazi umva yari umuntu ukomeye arambwira genda ushake minuze yawe diplome yawe na report yawe mu wa gatandatu na tumu ni hade ni tumu na tumu nanoze na CV yawe umva ko nabishakishije narabishatse ivumbi ati umva ndayina ndafotoza ndandika CV ndandika koko nikumva yari yatarabonye ko mfite ubumuga ko nabishatse arampamagara nimugoroba araza aparika ruguru mu rugo ndazamuka musanga nyine mu modoka icyo gihe urumva ninjiye mu modoka mpita nicara ndabimuka noneho agiye ahita abona CV yanjye hari haje n'amatayito yaragiye ariho kala y'ubururu ahita amubwira rero no CV biba byiza yo ari ntware hose nyina no mukara hose ati wowe ugenda ufotoza indi ya ntware abari uzazana mumbaze ngo byagenze bite bwarakeye agera ku ruguru yo mu rugo haki nyine ntarava mu rugo ndambwira oke ndaje nyine urumva namutindije mu modoka gato abasohotse mu modoka yari yazanye n'umushuti wiwe reka rero basohoke mu modoka bavuga ati reka tube twihagarariye hanze twumva akayaga bahagarara ruguru yo mu rugo noneho navuye mu rugo nambaye ipantaro itamfashe nambaye na kamambiri noneho buriya umuntu wambara isimburangingo uko agenda yambaye inkweto ifunze ntago ari ko agenda nk'uko yaba yambaye inkweto za kamambiri iyo yambaye kamambiri nyine birapika cyane ngo nambaye kamambiri mba ndazamutse urumva bagize mbere ngenda nzamuka banyitegereza ndabasuje murabizi nyine umuntu uba uri gutereta araza arambwira baby bitese ni byiza kutambwiye ko wavunitse ryari wavunitse ryari kutambwiye ndambwira iyi navunitse ariko ntago biri grave ariko ndi bushaka imiti atwara CV tagiye nyine badurumva tugana gato presenta kuri umushuti wiwe mwita Pasi umukobwa mwiza blala barigendera ndataha ariko natashe nyine nge sinjya mbabara ko nari nyine byararangiye ntago njya mbabara ahubwo mbita numva ko nyine ntawo noso bafite ku bantu bafite umuga nta nyine nta byazi ntago yabashije kubibona ntago namu blaminga usi nyine byaransekeje ahubwo
ariko reka mbanze nkomeze ndayije ndamanuka ariko namanutse ndi kwandika message ndino guseka namanutse ndi kwandika message mubwira hey dia meze gute rero ntago navunitse ahubwo uransegeje kuba utarayibonye ndamubwira nambara isimbura ngingo nta kuguru mfite nakoze accident sinzi impamvu utari warabibonye nyine mbitambi musara umva mbese banza naranditse message n'imbwe zingaye kuko yanayisomye bataratsimbura ngo bagende bita nita ariko natashye ndi guseka abantu mu rugo bose nabari baryamye n'ababyuki hagati mumfashe gutse ngewe ubu naravunitse nyine byase binyereka ko bidapika cyane nta muntu uhita ubibona kandi n'umusiporutifu nge nyine umubiri wanjye wese ubigira cyane ubwo rero arazamuka impamvu rero mbivuze niki ndi kugira ngo nkuko nabibabwiye ino cano no kwigishanya kuganira abantu bafite ubumuga muri societe babafata gute turabizi ko societe iri hanze ntago ari kubera baba banga abantu bafite ubumuga icyo cyo ndakizi ukamenya ko yavunitse uri kumva arangije nyine mvuga ko ari prothèse nambara mfite ubumuga bla bla arangije arayisoma ngo pole igo arabwira ati pole yanyandikira message ngo ntago maze narabonye ntago bigaragara nangize unavunitse ngo pole sawa arangije yagiye ubwo na save nyine arabigumana ntago nyine uri kumva yesa acika intege gusabwira wa mushiti wanjye amugama subupasi se yakora gute nukuri ko yari kunshakira akazi ahantu bakora cyane arambwira subu yakora gutesha nago yabishobora nukuri nago namuvunisha uri kumva icyo gihe rero we yabikoze arimo we birashaka kuba byarimo we cyangwa se yarafite nk'ipfunwe ryo kwatinda gusaba umuntu subu ufite ukuguru kumwe akazi uri kumva icyo kintu yari afite ariko nasanze nukuri ntago baba ari ukwanga abantu cyase ngo bagusuzugure hoya iki rero ndi kubibwira abantu bafite ubumuga ntago bari abantu baba blaminga usibye yego wenda ntago haboramo abantu bafite imitima mibi ariko abenshi nukuri nuko bataba bazi ibyo bintu babisobanukiwe nuko bataba babizi rero kumva we yangiriye muhwe mu bintu atari kungirira impuhwe rero abantu nukuri abantu bafite ubumuga barakora bafite ubwenge rero nimba aje kukwaka akazi kamuhe ahubwo naza mu kazi ukabona ntari kugakora uko ubishaka umwirukane nk'abandi none hari ikintu nabonye cyo kuvuga ngo mutinya kubirukana ngo mutinya ngo se ni mumwirukana arabifata gute mwirukane kuko ni umuntu nk'abandi nyine ntagashoboye icyo gukora mwirukane rero tugerageze tumenye ahantu tubagirira impuhwe n'ahantu ho kutabagirira impuhwe hari umushuti wanjye w'umukobwa yigeze n'umuhungu acitse amaboko yigeze gutereta umukobwa ariko umukobwa nawe yaranzi arangije arambwira sipasi mana yanjye nabuze uko mukatira subu nimukatira ntarira nesubu nimukatira ntari bubabare guys ndamubwire se mukatire nyine nimba utamukunda mukatire kuko nese abantu umuntu muzima we nyine udafite ubumuga y'umukatiye we ntababara n'umuntu udafite ubumuga y'umukatiye arababara bivuze ngo rero nyine kuba umuntu afite ubumuga ntago bivuze ngo nimba ngo ababaye ngo nuko afite ubumuga hoya n'umuntu udafite ubumuga arababara n'umuntu udafite ubumuga baramukatira n'umuntu ufite ubumuga bakamukatira hari ikintu nigeze kuvuga iyo umukobwa nese se hari abakobwa batamugaye babagumirwa baragumirwa rero n'umuntu ufite ubumuga yagumirwa rero nibyo nshaka ko tuzadusangira tumenyane abashu tumenyane abantu mudafite ubumuga n'abantu bafite ubumuga tumenyane umwana yabwiye ko ino cano ni uguseka tukishima aho bibaye ngombwa ko tubinjajwa tujye tubinjajwa tujye tujajwa abaritaye ariko tuzatujajwanya nibyo tujajwanya mukore subscribe tujye tujajwa
ariko tujajwe nyine ibijajwa by'ingirakamaro byiza tubinjajwa z'ingirakamaro rero ubwo uri kumva ko hari uri kumva nk'uwo muntu nk'iyo story nari mbahaye impamvu nayo nyibahaye nagira mbumvishe ko ntabwo yabikoze kuko anyanze, ntabwo yabikoze kubera wenda yamfobeje, actually we yabikoranye nko kumva wenda imuhwe, ese nzakora gute, ese kandi ntimumbone gutya ndakora. ndi mu rubyiruko rwiteje imbere rufite icyerekezo cy'ubuzima. Rero tugerageze dukomeze, ariko hari ikintu nabwo nshaka kubwira abantu bafite ubumuga nabo bishyize mu mutwe wabo nyine ngo shangwe se ngo nimbikora gute, ngo abantu hanze se baramfata gute. Guys, abantu mufite ubumuga mutinyuke mu mukore, mutinyuke mwishimane n'abandi. mvuze akantu ko kwishima ndibuka. Rero nari mvuze ibyishimo ndabyibuka nyine mbwira abantu bafite ubumuga ngo mujye mwishima. Hari igihe niga senior 6 nari ngiye mu bizabi, twari turi muri exit, amagarika arambwira ndashaka kuvugisha, uze kuma nimero zawe bla bla, ndazimuha njya muri examen. Ngiye muri examen ndakora ndataha. Umva namaze kujya mu rugo arampamagara, biteye pasi bimeze neza ngewe ndaganira ndishima, nkunda abantu bishima, ntabwo abantu bagira imishiha, ntabwo abantu bagira imitima mibi. Ndangije nyine dutaba story, aramvugisha turaseka yaje. Uzi ikintu yambwiye ngo pasi uwo munsi wa mbere tuvugana ngo narinzi ko abantu nyine mumugaye mufite imishiha, ngo ubu nawe numva gufite umushati ko yambwiye ko yaranzi kera, ambwira ahantu twabaga numva nawe twarahabaye, yambwira n'ukuntu nyuraho ngiye nyine gutega njya ku ishuri, nyine ambwira ngo nzi kuva kera, arambwira ngo nari naragize ubwoba bwo kukuvugisha, nzi ko nyine ugira umusha, ko ndabizi neza ko abantu bafite ubumuga mugira imishiha, nyine ntazwi mumeze nyine. nabyo numva ko nari icyo gihe narasetse byate ko nyine biransetse. Ubwo impamvu nayo mbivuze nabwo nyine ndacyabwa abantu bafite ubumuga no kuri mureke kujya mubabara namwe cyangwa mushiyura abantu. Nimba umuntu abivuze ukuntu ntago aba kwanza ahubwo nuko atababiza, ahubwo ye mwegere umusobanuzi, akureke kwitugira umushiha ngo birakariremo umushihure. Abakobwa mufite ubumuga mureke we imishiha, mureke imishiha abantu baba nabo batinyuke kubazaho, batinyuke kubaganiriza. Abahungu namwe nimba ufite ubumuga ugira umushiha, nimba uri umumama cyangwa umupapa ufite ubumuga, nukuri kuba ufite ubumuga n'ahantu bihurira n'umutima, mworohereza imitima yanyu, muyeze imitima ice. Mureke rero imishiha mwishime. Murabona ntishimye? Murabona ko simeze neza? Rero namwe mugerageze mwishime. Aha rero nabwiraga hanini ku bantu bafite ubumuga, mugerageze mworohereze nyine abandi bashuti banyu badafite ubumuga, cyangwa se n'undi muntu ushaka kuba yakwifuza kuvugana nawe, nyine umworohereze, nta kuvugisha sange ngo warakaye ego komana hoya. Mujye museka, mujye mwishima, mujye mwishima namwe nyine nibagenda abantu bafite ubumuga nibabishimaho, nimukavuge se ngo nk'uyu wumve ngo ipfunwe, wumve guys. Umuntu wese ntago namwifuriza nyine ngo umugare, ntago nakwifuriza yenda ngo ugire gute, ariko umuntu wese aba ari umukandida wo kumugara. Uri muzima ufite uri umukandida wo gupfa cyangwa se umukandida wo kumugara. Rero irumva rero mwese mujye mwishima. Nimubona umuntu ufite ubumuga ubashakaho serivisi mumwumve, nyine mubifate nk'ibintu biba ari ibintu bisanzwe, nuko biba ari ibintu bisanzwe, usibye nyine ko harimo abantu batarabyakira ngo bumve ko ari ibintu bisanzwe. Ariko ino channel izadufasha kugenda tumenyana, nyine baba bameze batese ubundi nabo barishima. Simubona ko tugira vibe natwe,
vibe tukayigira. Ubwo rero ino channel izadufasha kumenyana, kwishimana, kutishishanya nyine, habazadusura abo tuzatujya gusura, mbese tuzatugenda tubikurikirana neza. Rero mukomeze gukora subscribe, comment, like na share, sibyo, kugira ngo dukomeze tubane. Mbese namwe mujye mukore subscribe, naye nge mvuga ngo muryango mugari. Murumva kukano kataba karyoshye, mwabikoze. Rero kaba karyoshye no kuri munshyigikire kandi muname ibitekerezo byanyu. No kuri ibitekerezo byanyu n'umugisha ni byiza. No kuri mbasabye kunshyigikira kwanyu bizama imbaraga, hari abo bizagirira akamaro. No kuri mukore subscribe pe no dokumenti twiza. Singo sibyo. Rero nkuko nakomeze je kupozinga nkuko nakomeze nyine mbibabwira, tubeho twishimye. Nge simubona ko ngewe nifitiye ukuguru kumwe n'igice, sinifitiye ukuguru kumwe n'igice, sinishimye, simeze neza. Rero namwe abantu bafite ubumuga mwishime. Enjoy life, enjoy your life. Mwishime mubane n'abandi, nabo babibonemo nyine babimenyere, kuko nitutabafasha kubimenyera bayifate nk'ibintu bisanzwe bizaguma ari kwa kundi wigunze ngo abantu nibango bushango baranseka bra, ariko no bashapu bakakumenyera life. Nanjye rero nikorera sport, mva ko nzajya mbajyana gufanara mukambona uburyo ngewe ndashuta nkataka nacenga n'agapira igitego. Ngiye nkora siporo, nyina basket, wheelchair na football ampute, na volley. Nzajya mbajyana mu fane, mbajyana mu fane. Byose mbikora ari ukwishimisha, mbikora kugira ngo nyine ubuzima, simuzi ko siporo ari ubuzima se. Ndero mwese mudushyigikire, no kuri mushyigikiye kuri channel, kandi shimiye buri muntu wese wakoze subscribe n'amakomenti yanyu n'abama like. No kuri mwarakoze, n'abandi batarabikora no kuri mushyigikiye ikumvugira munshyigikire, nyine mukomeze mumbwira aho bitagenda neza, mumbwire ibitekerezo byanyu n'ibyambera byiza. Nukuri ndabashimiye, kandi n'abatarakora subscribe nukuri n'abantu mutarakora share mu sharing, nukuri bambone mumfashe gutera imbere, sibyo, kugira ngo dufashanye tugirirane umumaro. Bye.